byamamare by'inaha bikunzwe n'abatari bake ndetse bidasiba gukora inkuru buri munsi. DJ Briane, umukobwa navuga ko wirwanyeho umugani wa Anita Pendo, akabasha kuva mu buzima bwo ku muhanda mayibobo yararaga ingangi ku makarito, akabasha gukora cyane kugeza akatiwe ibibanza mu mitima y'abanyarwanda benshi. Uretse kuba ari umuhanga mu kuvanga imiziki, ikindi gituma akundwa na benshi ni uburyo azi kuganira asetsa mu buryo bukomeye, ariko noneho akagira ukuri kwinshi. Bitekerezwa ko nta kintu na kimwe uyu mukobwa atinya kuvuga, cyaba gisekeje, ikibabaje cyangwa se giteye isoni, kimwe abantu benshi batinya kuvugira mu ruhame warivugira nta kibazo. Briane avuga ko yatwaye inda akabyara umwana akiri muto cyane, kugeza ubu akaba afite umwana umwe ndetse n'abandi benshi afasha binyuze muri fondasiyo ye. Ubwe avuga ko adateze gushaka umugabo na rimwe, yararahiye aratsemba, avuga ko azarinda apfa adashatse umugabo na rimwe kuko ngo amufasha muca inyuma ngo ibyo yamukorera ngo si by'inaha. Briane avuga ko buriya ngo ibintu by'abakuze n'abakuzine biri mu bintu bya mbere bimuvuna mu mutwe kuko ngo amabara bakora bitwaje ibyo ngo ni menshi cyane. Ni umudiji ukomeye cyane, amaze kubaka izina no kwemeza abanyarwanda n'abanyamahanga ko ari umuvanzi mwiza w'imiziki uhambaye. Ibihugu byinshi yarabizengurutse, guhera ku byano mu karere nk'u Burundi, Uganda n'ibindi, gukomeza ukagera hirya muri Afurika y'Uburengerazuba muri za Malawi, ndetse yewe akanazamuka hakurya mu Barabu nka Dubai, ndetse no ku mugabane w'Uburayi hose yagezeyo, mu bihugu nk'Ubudage ndetse n'ahandi. Gukomera kwe binashimangirwa n'ibihembo amaze kwibikaho, amaze kwegukana ibihembo bibiri bya The Choice Award byikurikiranya nk'umu DJ w'umwaka n'ibindi. Mumaze iminsi myinshi mwumva inkuru zimushinja ubutinganyi, aho binugwanugwa ko ngo yaba aryamana nabo bahuje igitsina. Ahanini babihera ku buryo uyu mukobwa yitereye, uburyo yambara nk'abagabo, ndetse n'uburyo akenshi akunze kuvuga ko adashobora kubana n'umugabo mu buzima bwe. Ariko kandi hari n'amafoto umwe mu banyamakuru b'inaha aherutse kugaragaza Briane asa n'uri muhe byiza n'undi mukobwa, byose rero bakabigenderaho bamushinja ubutinganyi. Ariko mu kiganiro aherutse kugirana Irene muri Ndahabi yahamije ko rwose atari umutinganyi. Arakaye cyane yagize ati ntago nyende umutinganyi, kuki mwumva ko ndi umutinganyi? Briane ni gitangaza. Ngo baramutse bamubwiye bati urahitamo ibintu bibiri, twerekana amashusho y'amabara yose wakoze mu buzima bwawe, tuyerekanira muri stade Amahoro yakubise yuzuye, umwana wawe ahari, mama wawe ahari, nawe wicaye aho, cyangwa uhitemo tugufunga imyaka 2. Atazuyaje yavuze ko rwose atakwirirwa agorana, yahita babwira ati imyaka 2 ndayemeye, nimumfunge aho kugira ngo Mushyire hanze. Briane rimwe mu kiganiro yigeze gucikwa avuga uburyo yatwaraga ibirahure by'abandi. Ngo akiba muri ghetto Inyamirambo yari afite ibirahure byinshi byo kunyweramo, ariko bitari ibyo yaguze, ahubwo ngo akabari kose yanyweragamo yakoraga ibishoboka byose ikirahure yanywereyemo akagitwara. Rimwe na rimwe ngo yanagonganaga n'abasekirite bamuza gutwara ibirahure by'abandi, kuri we ngo ingesera agatsindwa kuko niyo yabimuteraga. Briane avugaho byinshi, agarukaho kenshi mu itangazamakuru no ku mbuga nkoranyambaga ndetse mu bihe bitandukanye, yumvikanye atana mu mitwe n'ibindi byamamare bitandukanye bapfa gusebanya. Mwamumvishe muri Sagaze nafata ku mavuta n'ahandi henshi. Ubu yaheruka kuvugwaho ni beef ye n'umunyamakuru DC Clement. Ariko se mu by'ukuri DJ Briane ni muntu ki? Uyu mukobwa cyangwa se umama ukunze kuvuga ko yanga urunuka bamwe mu bagize umuryango we kubera ukuntu bamwigirijeho nkana mu bwana bwe, ubuzima bwe bwose kuva mu bwana kugeza ubu bwari bumeze bute? Ibyo byose bibaza kuri uyu mukobwa nibyo tugiye kuvugaho kuri uyu munsi. Ngo ikaze, nge nitwa Eric. Rukundo, amateka, politike, ikoranabuhanga, imyidagaduro n'izindi ngingo nyinshi nizo tuganira kuri icano. Ngo ikaze. Ikaze mu isi y'aba DJs. Turi kuganira kuri DJ Briane. Nibyo ni umu DJ mwiza unakomeye, ndetse igeze kwegukana igihembo cya The Choice Award nk'umu DJ mwiza w'umwaka wa 2022, ariko nanone akaba yari afite n'ubunini cy'umwaka wa 2021. Avuga ko ibanga nta rindi ari uko akunda akazi ke, avuga ko kandi atari we mu DJ wa mbere urenze cyangwa uzi kudija kurusha abandi mu Rwanda, ariko ngo uburyo akunda akazi ke agakorana imbaraga n'umutima wose, ngo nibyo bikora ikinyuranyo bigatuma yigarurira imitima ya benshi. Avuga ko yemera gukora n'ibitabaho, akishwanyagura, agakuramo imyenda akerekana inda kugira ngo gusa abantu bakunda ibyo ari gukora. Ariko se mu by'ukuri DJ Briane ni muntu ki? Ubundi amazina yose ni Gateka Esther Briane. Yabonye izuba mu mwaka w'1996, avukira muri Kenya, aza mu Rwanda ari umwana muto, akurira Kimihurura. Ni umubyeyi w'umwana umwe yabyakiri muto, ndetse mu buzima yaciyemo we kuba ku muhanda nka mayibobo. Avuga ko atabaye mu buzima bwiza akiri umwana, bikaba ari byo byamuhaye kuba akunda kandi akita ku bana cyane kugira ngo nabo batazabaho nabi nk'uko yabaye.
avuga ko yubaha Imana, akunda abantu ariko ababazwa n'abamufata uko atari n'abamuca intege mu byo akora. Nibyo yabaye ku muhanda, ariko ushobora kwibaza ukuntu yageze uyu munsi. Umwana wavukiye muri Kenya yaje kwisanga ari ku muhanda ate. Ku itariki ya 16 Gashyantare muri 2022, Briane yari i Dubai muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, United Arab Emirates, aho yari yaragiye mu gitaramo cya Saint Valentin yari yatumiwemo. Icyo gihe yavuze ibintu byazamuye amarangamutima y'abantu, aho yageneye ubutumwa bwiza kandi butanga icyizere abana bo mu mihanda. Muri ubu butumwa yabaga icyizere ko nta Imana itakura umuntu, ndetse yanatangiye ubuhamya bw'uko yisanze ku muhanda n'ubuzima bubi bwose yaciyemo, ayisura byinshi mu byo utazi ku buzima bwe. Reka tubigarukeho. Umva iyi nkuru. Uyu mukobwa uri mu bakunzwe muri iyi minsi yagize umwanya wo guhumuriza abana bo ku muhanda, aho nawe yakuriye. Agira ati nta kwiheba, nta haba Imana itagukura. Uyu munsi uba wumva ko bagutereranye nguri mayibobo, ariko nanjye wabihozemo ndi Dubai. Ati ninjira mu kuvanga imiziki numvaga nzajya ncurangira Sun City i Nyamirambo, kuko niho nakuze nibona wenda byaba byaciyemo nkabona ibitaramo byo gucuranga. Nagerageje kureba ko nabona aho ncuranga ariko bakanyima umwanya. Ubutumwa DJ Briane yabugeneye abana bo ku muhanda nyuma yuko mu minsi yari yabanje yahishuye ubuzima bubi yakuriyemo bwanatumye abaho umwana wo ku muhanda. DJ Briane yakuze yisanga abana na nyina gusa, ariko na papa we yari ariko batabana kuko se yari afite undi mugore. DJ Briane yagize ati tuvuka turi abana babiri. Papa yaraje abwira mama ati nkuyu mwana nawe uburi kureruye. Kwa muka data babaga Kimisagara, nabayeyo papa akajya byuka ajya gushaka amafaranga. Yari afite amafaranga ariko ntabwo byatumye ntaba ku muhanda. Kwa papa nagiyeyo niga mu mwaka wa 3 w'amashuri abanza, namaze y'imyaka 2 najyaga ku ishuri nkajya njya gutoragura ibinyomoro byagiye bitakara imodoka ziri kubipakuru. Yakomeje avuga ko ari bwamenyanye n'abana babaga ku mihanda, akajya ajya kubasura bakamuha ku bintu biriwe batoragura. Nyuma afite imyaka 9 aza kwisanga abana n'abo bana. Nguko Briane yisanze ku mihanda ari mayibobo, ariko afite ababyeyi bombi. Gusa nyuma yaho ubuzima bwaje gukomeza, ariga ararangiza. Yasoje amashuri yisumbuye muri 2013, yatangiye kwiga ibijyanye no kuvanga imiziki muri 2019 Mata. Yasoje amashuri yisumbuye mu mwaka wa 2013, maze atangira kwiga ibijyanye no kuvanga imiziki muri Mata 2019. Ibi yari yarabanje kubyigira muri Kenya, nyuma aje mu Rwanda afashwa n'umu DJ witwa DJ Yoro na DJ Teo. Yatangiye kwamamara cyane mu mwaka wa 2020 ubwo hariho guma mu rugo kubera icyorezo cya COVID-19. DJ Briane yagiye akorera ibitangazamakuru bitandukanye birimo radio na televiziyo nka Flash TV, Magic FM ndetse na Royal FM n'ibindi. Kugeza ubu ni umwe mu bakobwa bagezweho mu bavanga imiziki mu Rwanda. Yagiye acuranga i Dubai, nyuma y'iminsi mike acuranze muri Eco Fest, iserukiramuco ryabereye muri Sierra Leone. Nenshi uyu mukobwa yageze acuranga nk'uko nabikubwiye nyitangira, ndetse amaze no kugera mu bihugu bitandukanye byo ku mugabane w'Uburayi hose atumirwa mu bitaramo. Amaze kuba wibigwi bihambaye muri uyu mwuga wo kuvanga imiziki. Mu kwezi kwa 11 kwa 2022 ubwo yerekezaga i Burayi mu bitaramo yari yatumiwemo, yabwiye ikinyamakuru Igihe ko kuba yaravuye ku muhanda aho yitwaga mayibobo uyu munsi akaba ari mu bantu nkenerwa muri sosiyete y'Abanyarwanda, yaba imbere mu gihugu ndetse no hanze yacyo. Ari amahirwe yawe no kuba mu gihugu giha amahirwe buri wese hatagendewe ku bindi byari byo byose. Yagize ati mu myaka mike ishize nibonaga nko mu buzima bwananiye. Sinari nzi ko navamo umuntu ukenerwa n'umuryango nyarwanda. Ntabwo nibazaga ko hari inzira byacamo ngo uyu munsi mbe nduwondi. DJ Briane avuga ko kwitinyuka akagerageza amahirwe y'umurimo ari byo byamufashije kuba ari uwari w'uyu munsi, bityo yishimira kuba ari mu gihugu giha buri wese amahirwe hatitawe ku hahise he. DJ Briane uri mu rubyiruko rwigeze kuba ku muhanda ariko uyu munsi ruhagaze neza mu muryango nyarwanda, yavuze ko buri gihe yateye intambwe asubira inyuma akareba abakiri mu buzima nk'ubwo yanyuzemo ko nabo bafite amahirwe. Kuri ubu kikaba ari ikibazo cy'igihe cy'Imana gusa. DJ Briane ni umwe mu bantu bagarukaho cyane, bavuga ko kenshi bahora bakora inkuru. Ni byinshi yavuzweho birimo ubujura, aho yavuzwe kwiba soshomura agakapu karimo amasaha ahenze, imikufi, imibavu n'ibindi bihenze ubwo bari mu bitaramo bajyanye mu Burayi mu mpera z'umwaka wa 2022. Soshomura yamushinjaga ko yakamwibye ariko Briane akamutera utwatsi. Ikindi cyavuzwe ni beef ye na Shadibu, aho bateranye amagambo ku mbuga nkoranyambaga. Ibi bikiyongera kugufungwa mu mwaka wa 2021 akekaho gukoresha ikiyobyabwenge cy'urumogi ariko akarekurwa nyuma y'iminsi 3 n'ibindi byinshi yavuzwe. Ariko indi nkuru yagarutsweho cyane mu ntangiriro z'umwaka wa 2023 ikanatera ubwoba kuri uyu mukobwa ni uburwayi bwe, aho yarwaye akaremba cyane nyuma yo kwitura hasi akagira ikibazo mu rutirigongo.
uyu mukobwa abinyujije ku mbuga nkoranyambaga yamenyesheje abamukurikira ko arwaye kandi akomerewe n'uburwayi amaranye iminsi abasaba amasengesho. Mu kiganiro yagiranye na Igihe, DJ Briane wari urwariye mu rugo iwe yavuze ko ku itariki ya 24 Werurwe 2023 yituye hasi ari we mu rugo akagusha umugongo. Nyuma y'umuziki, Briane burya ni umuntu ugira umutima wo gufasha ndetse ajya anakora ibikorwa by'ubugira neza abinyujije mu muryango yashinze witwa Briane Foundation. Afite abana yakuye ku muhanda afasha ndetse kenshi mu mpera z'umwaka ajya anyuzemo agategura ibikorwa byo gusangira n'aba bana ku muhanda ndetse no kubafasha mu bintu bitandukanye. Ngayo nguko nguwo DJ Briane, ubuzima bw'inzitane butari bwiza na gato yabayemo, ariko nyuma akaza kubwigobotora kugeza ahindutse umuvanzi w'umuziki ukomeye kandi ukunzwe cyane mu Rwanda. Nansoje ikiganiro cy'uyu munsi, wakoze kudukurikira, kora subscribe tujye tubana buri munsi. Nge nitwa Eric. Rukundo, amateka, politike, ikoranabuhanga, ubuzima n'izindi ngingo nyinshi nizo tuganira kuri channel. Naho butaha.